rero nongere muhere ikaze kuri YouTube channel yanjye aho tujya twiga utuntu tugiye dutandukanye. Benshi bari bansabye ko nabigisha ese ni iki wakora igihe WhatsApp yabaye ban cyangwa hari igihe ukoresha WhatsApp zitandukanye nk'urugero nka GB cyangwa FM, then ugasanga WhatsApp yawe ntabwo yongeye kwemerwa gukoreshwa kuri WhatsApp, then bakayibaninga. Rero n'umwanya naje kugira ngo noneho mwereke icyo ugomba gukora step by step. Niba uri mushya ngusabye kwanda subscribe, like ndetse na comment n'ikibazo ufite kugira ngo utaha tuzaki iganiro guys. Utse ko umusore wanyu Idi Amin tugiye gukurikira step by step intambwe ku yindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere maze gusaba kwanda subscribe. Okay, katangiye. Ikintu uzakora uzaza kuri Google Chrome yawe usanzwe ukoresha, iyi ubona hano mwese ndazi ko muyifite, cyangwa indi browser yose waba ukoresha kandi uyifungure. Wenda urabona ko twari twayinjiyemo, ariko reka dusubire inyuma maze mwereke icyo ugomba gukora. Reka dusubire inyuma, zaza hano hejuru muri search yawe ya Google wandikemo contact WhatsApp, gutya ubona byanditse hano hejuru. Kandi like, subscribe ndetse na follow kugira ngo ubutaha tuzaganire ikintu tuntu n'utundi tugiye dutandukanye. Numara kwandikamo gutya nkweretse, gutya ubona ngaha contact WhatsApp, uzaza uhitemo iyi ngiyi ubona hano hasi. Wahitamo iyi cyangwa ugahitamo iyi, uzahitamo wowe iyo ushaka, nurangiza uyifungure. Kandi like, subscribe, uzaza uhitemo iyi iri hano, ifungure utegereze ibanze ifunguke guys. Kandi subscribe, like ndetse na comment nifuza ko twazaganiraho, kinyandikire muri comment ndagusubiza nta kibazo. Urabona ko wazahita hafunguka ahantu hameze gutya. Ahangaha urabona hano harimo USA cyangwa code ya USA. Aha tugiye kwakanda dushyiremo iy'u Rwanda. Ushobora gusangamo iy'u Rwanda cyangwa yose usasangamo yose, uzaza ukandeho. Ukandaho ushobora kuzanuza muri search wandikemo Rwanda kugira ngo bikorohere. Rwanda uko uzaza hano ushakemo igihugu cy'u Rwanda, mare gutya dushakemo Rwanda. Nubutsa kandi like, subscribe ndetse na comment. Rwanda. Okay. Komeze ushakemo igihugu cy'u Rwanda. Urabona ko cya gihugu cy'u Rwanda twakibonye, uzaza ugikandeho. Nurangiza hano uze wandikemo nomero yawe babaninze. Urugero reka twandike 0 uzabanza 7 uko imbere hari code yawe y'igihugu. Ushyiremo nomero yawe, nawe uzashyiramo nomero yawe. Numara kuyandikamo noneho uzazishyiremo email bazokoherezaho neza rules cyangwa message, uyishyiremo cyangwa Gmail ukoresha. Wangiza hano hasi uze confirming cyangwa wongere uyisubizemo nk'iyo wanditse hara hejuru, confirminga. Nurangiza umanuka hano uhitemo se iyo message bazahereza kuri Android, iPhone, bitaterwa na telefoni uri gukoresha. Niba ari iPhone uzakanda kuri iPhone, niba ari machine uzakanda kuri desktop, then twe dukoresha Android. Dukanda hano kuri Android, nangiza hano uze noneho ubandikire. Uzabandikira gutyo ubona muri screen yawe, cyangwa nawe bitewe n'ikibazo uzaba ufite nicyo uzabandikira. Ngo mugena nanditse ati my WhatsApp is banned, so you help me to use it again. Then nawe uzabandikira iyi ngiyi nanditse ahangaha, cyangwa wowe creating yawe bitewe n'icyo wumva ikibazo ufite. Urabibona, nzinyi zooming
urabona ukuntu nayanditse, nawe ushaka wayandika. Noneho numara kubyandika gutya mbikweretse, uzaza kandi hano ndetse next. Guys, musokanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Noneho barabona ko byarangiye. Rero igihe bamara kugusubiza bishobora gufata iminsi 2 cyangwa 1, bizaterwa n'igihe uzabona ya message. Rero nibimara kuyibona, icyo uzakora uzaza n'ubundi wongere ujye kuri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, utangire ujye uyikoresha, wongere ya nomero yawe igaruke. Niba rero wari ufite iki kibazo, nawe ni gutyo ugomba kubikora kugira ngo bigufashe. Thank you, tuzongera tubonane ubutaha. Thank you.